kuwa gatatu ukwezi kwa 12 31 2025. Uyu ni umunsi wa 365 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu ni wo munsi wa nyuma wo kurangiza umwaka w'2025. Ejo tuzaba tuvuga amakuru yandi. Ejo tuzaba turi mu wundi mwaka. Iri ni ijoro ryo kwambuka. Ndagusaba ngo uze kwifatanya n'abandi mu makesha. Ntube mu nzoga, ntube mu bikurangaza, ntube uri hanze, ube aya masaha uri imbere y'Imana. Wizihiza n'abandi ibyo Yesu Kristo yagukoreye umwaka wose ushize, uyu turimo ndetse n'uwo tugiye kwinjiramo. Hahirwa abarara imbere y'Imana umwaka ugiye kurangira. Ntiyagire ikurangaza na kimwe. N'inshuti niri gutumira uzibwira toya tuzabona nejo nyuma y'umwaka. Iri joro ukora ibishoboka byose kugira ngo urare mu nzu y'Imana, cyangwa se niba udafite aho gusengera, udafite uburenganzira bwo kujya ahantu, iri joro upfukame saa 6 zijya kugera uri ku mavi upfukamye ushimira Imana umwaka wose ndetse uyiragiza undi mwaka ubutaha. Isezerano ry'umunsi. Uri mu bandi Imana yitaho n'ubwo utabizi, kandi guhozaho amaso yayo uhereye mu itangira ry'umwaka ikageza ku iherezo ryayo. Gutega kwa 2:11-12. Ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho, kandi Uwiteka Imana yawe ihora igihanze amaso, ihereye ku itangiro ry'umwaka ikageza ku iherezo ryayo. Amen. Uri mu bantu nawe Uwiteka yitaho uhereye ku itangira ry'umwaka ukageza ku iherezo ryayo. Mana, ndagushima ko wamurebye, uzakomeza kumureba, kumwitaho, uzakomeza kumwitaho mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi kwa Yesu. Umwaka turawupfundikiye. Kaze muri 2026.